kuko avamo kurwana, avamo gukora ibibi, ibyo byose. Oya, ndagira ngo tubwire havamo gukora ibibi ibihe ni ibihe bintu bibi wumva bakora? Ntabyo kandi abivuze biramucitse. ahubwo se mbwira ibyo bibi, reka twe kuvuga ibyo bibi wigeze ubicamo, wigeze ubikora? ntabwo nigeze mbikora. ko umuntu amenya ingaruka z'ikintu ari uko yagikoze, yamenye iteka ari bibi. wamenye iteka ari bibi. akabazo mubajije we akana wazo kanengetse. aho njye naho ni ngo bikoze aho sindimo. ariko ku bashuti banjye nagendaga mbibona, ariko njye ntabwo ndimo. n'ubundi mu mbabarire iwacu sino ni muri ba bandi wowe ntabwo tuba muri izi karitsiye. ntabwo niyo muri izi karitsiye. kiva hejuru. twari tukiri abana. ubu barakuze byumva se. twari tukiri abana. ndimo ndavugira na bariya bari hanze. wowe ntabwo byakubayeho. iyo ngiyo uri kuvuga iyihe turi gukundana nyine biraho bisanzwe yo kwinjoyinga. byo kwijoyinga, mugahora mukarya pizza, mugahora mugasangira bombo n'ibyo, kamugurira uturaha. ndetse abanyeshuri bagira amafaranga. yakubura kugura ibiraha aradukiranura. ariko ku bandi njya mbyumva abasore nimubahamagare babakiranura. ku ishuri barwanye bapfuye abasore. havamo ibikomere byafata umuntu nyine. ibintu urimo kumbwira, urimo urabwira nk'aho ibyo bintu atari ukuri, atari ukuri cyangwa utabihagazeho. urumva ushobora kuba mwaratimbaguranye, harya twararwanyira. ushobora kuba mwararwanyira. cyane nicyo ndimo kubona, ndimo ndabona mwararwanye hahandi ahubwo mwenda guterana n'ibyuma. nagiye muri guseka iki? arimo arambwira ngo arimo aravuga ngo ntabwo barwanye, akandi kanya ngo twararwanyira. arimo aragaragara nk'aho batimbaguranye ahubwo. none nanjye nguteye story. umwana bamufasheho ibyo 5 baramufata amukubita ngo wibye amafaranga. wapitse ko nagiye kwigura umugati muri farumasi. none mbona ngo twararwanyira. ese buriya ari kuvuga oya, icyo namaze kubona, namaze gutahura. oya, arimo arashaka kugira ngo ntabyo ziba. ajya bate buriya nibyo cyane agari byo. ariko se nyine nawe ko mbizi ari byo urimo wabivuze. oya kangoza umutumirwa wawe yaje ari imbere ya kamera bikamunanira kabanje mbishobora. buriya hari impamvu yanze ko bivuga. ariko umenya yuko aba bakobwa ari abari, umenya yuko ari abari b'u Rwanda. none se nimba ari abari, none njyewe ndi umujyambere. abakobwa hari ibintu byinshi batavuga. hello noneho turagarutse. Ringa TV show, ringa oya uyu munsi oya shanda agenda. ariko se bite byawe uzi igihe nagendeye? tuba twaritemye turatigita. iki ni ikibanza. abakunzi b'ikiganiro Ringa TV show turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. umva ko bavuga none ibintu ni umuriro. ikiganiro ni inside my heart, ariko noneho biratandukanye. abanyagokabye. amaso ndagira ngo mbabwire abadukurikiranye cyane cyane babandi nyine tubiziranyeho. nimuheshe umugisha amaso yanyu, hanyuma ubundi nababwira iki? ni ingoyi, muheshe umugisha ingoyi, ngo ni uguhesha umugisha ingoyi hanyuma ubundi akiciraho.
look and don't touch. nari nagiye na mwana ni sawa Oya, ni look and don't touch. guhesha ingo umugisha Iri ni uguhesha ingo y'umugisha bikarangira. Uramubona? ubaza akazina ariko twese amatsiko yo kumva turakwakiriye hano ni Ringa TV show mu kiganiro Inside My Heart. Turagira ngo tutangire tukwakira utwibwira ubwira abakurikiranye ikiganiro kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira, ninde noneho nabazaniye ibyo ndi kuvuga bumve koko nimba ari byo. Bayita umubyeyi Celine. Umubyeyi Celine. Mu yandi magambo wahindutse umubyeyi w'abantu bose baranga. umubyeyi wanjye umubyeyi wanjye imbere cyane nzaba umubyeyi imbere cyane narakubiye ni ugukorera imbere cyane. Urakoze umubyeyi Celine. Wow, amazina y'ikinyejana. Erega tumaze iminsi dufite ababyeyi cyangwa se twagiye tubona ababyeyi bagiye batwita ya mazina nyine twahoze tuvuga cyangwa tujya twumva, ariko uyu ni umubyeyi. Noneho wongeraho ngo Celine ni Celine, wongeraho ngo ni Celine, ariko ni Celine Dio tuzi cyangwa ntabwo ari Celine? Ni Celine Dio cyangwa ni Celine? Ni Celine. Ni Celine. Donc ni O ni Celine. Okay. Wagumvishije ni O ni Celine. Nta murebye naguze nibagiye ko turi kuvugana kubera kupfa kumureba gusa paka. Ndakugura agafanta pe. Uragura agafanta. Icyo nzi icyo ndimo turi mu kazi. Watembereye no munsi pe. Kose turatembera. Sasa wakubise ntabwo yapfuye ubusa. Oya ntabwo igipfubusa. Ugomba gukubita ugakubita byose urimo urabyitegereza. Ariko Ringa TV show abakurikiranye murabibona mute? Birimo biraza. Birimo biraza. Kabisa. Birimo biraza. Baje bahagurutse. Twaje. Abana batoya. Sibo mwari mwaransabye? Sibo mwari mwaransabye? Urubyiruko rwari rumaze iminsi rutubwira ngo ariko ngo ibiganiro duha ngo ni ibiganiro by'abakuze gusa, ngo barimo barumva ngo biri mu mitima yabo ngo iki ngo nta bikomere ngo ntaki. None se uzi ko hari n'abana bafite ibikomere? Uzi ko hari n'abana bagira donko ibikomere tuvuga, ndagira ngo abantu base n'ababyumva neza cyangwa se nawe ubyumva. Ntabwo ari bya bikomere umuntu ashobora kugukomeretsa cyangwa iki, none experience mu buzima waciyemo. Donc ubuzima umuntu aciyemo ajya ahura n'ibintu byinshi bitandukanye. None se Celine, ubu mu buzima bwawe nta muntu mwari mwahura ngo akugirire nabi cyangwa akubabaze? Donc akubabaza gukorera ikintu umve kirababaye? Ntabwo byabura. Ntabwo byabura mu buzima, duhura n'abantu batubabaza. Ukababara? Niki cyaba cyarakubabaje? Ni deni ikintu cyaba cyarakubabaje kimwe byibura mu buzima cyakubabaje? Cyambabaje basikari byinshi. Nta kindi bagiye kuvuga gutya. Wumvishe Celine ibyo atangiye kuvuga ngo mfashe nyumvire ngo mfashe umva diriso bivuze se nindi wivuze urakanyongoreye. Ni ibiki byakubabaje muri byinshi byibura tuguyemo kimwe cyangwa bibiri byakubabaje? Biraho ikintu cyambabaje subo ni umwana twigeze kwigana yigeze kumbabaza. Yari yakoze iki se? Yari yakoze iki? Ikintu cyakubabaje uyu munsi wa none ukaba ukimwibuka, yari yakoze iki? Okay, uwo mwana feel free, open your heart and speak out. Uwo mwana yari umushuti wanjye magara. Tuza guhurira nyine ku kigo nagiye kwigaho. Twavuye mu buzima busanzwe ari umushuti wanjye, tuza guhurira no ku kigo nari naragiye kwigaho. Tuba inshuti, turakomeza tuba inshuti. Okay, tuza gupfa sheri. Ako kantu ngo mwapfuye iki? Twaje gupfa umukunzi. Atari ibanga wari ufite imyaka igana iki icyo gihe? Nari mfite imyaka 17. 17? 17? Upfa n'umuntu sheri? Fayiti yarabaye? Twararwanye. Reka uwo mugabo ashobora kuba yari yantwariye sheri. Yagutwariye sheri? Ariko
ariko umugabo wanemeye ko bamutwara nawe ndumva nta gahunda yari afite yaragufitiye dore se mwararwanye mwakijijwe n'iki byagenze gute? Ntabwo twarwanye, naramubwiraga n'uwanjye nawe akavuga n'uwanjye. Fayiti biza kurangira? Byaje kurangira. Biza kurangira bigenze gute? Nyine twabwiye umuhungu muri twese ukunda nde. Donc mwaricaye mujya muri gacaca yanyu, ni gacaca yanyu, reka tumubaze twe gupfa ubusa. Atavuga mwese ndabakunda. Aha, kuri the same level cyangwa level zitandukanye zimeze? Yanavugaga the same level, mwese ni kimwe. Reka ahubwo ndi kwiga ukuntu mbakunda, nicyo kintu cyambabaje cyonyine. Hari abana badukurikiranye hanze aha ngaha, hari abana bari mu ishuri mu masegonderi, mufite imyaka mufite ikigero kimwe, bafite ikibazo kimeze nk'icyo bajye bihangana nuko uzahita cyangwa bari guhura n'ikibazo kimeze nk'icyo wahuye cyo wahuriyemo nacyo. Urumva ntabwo nari nzi ko abantu bashobora gupfa umusheri muramupfa mukanarwana. Umuntu utazaba umugabo wawe, nsubiza utubwiwe n'iki ko atazaba umugabo wawe? Yenda ubu mukundana muzi ko azaba sheri. Mwamukundana muzi ko ashobora kuzaba umugabo wawe? Reka ariko se ruriya rukundo rubahora? Ruriya rukundo ni sawa? Rubaho. Ndagira ngo nkubaze nk'umuntu wabinyuzemo, ni byiza yuko abantu bashobora gukundana bari muri iriya myaka hanyuma bagasangira n'ibyishimo by'urukundo? Aho ngeze aha nagiye mbona ko atari byiza, kuko hari ibintu bigenda byica imbere yawe. Akenshi ntabwo uba uri kwiga neza, uri gutekereza uwo muhungu, ibintu byose ukora, niyo waba uri muri etide murahura, ntabwo nyine uba uri kwiga neza, nta nubwo byagakwiriye. Ntabwo byagakwiriye yuko abantu bari muri iriya myaka bagira abakunzi, experience zikava heza, kuko havamo kurwana, havamo gukora ibibi, ibyo byose. Ndagira ngo tubwire, havamo gukora ibihe ni ibihe bintu bibi wumva bakora? Kandi abivuze biramucitse. Ahubwo se mbwira ibyo bibi, reka twe kuvuga ibyo bibi wigeze ubicamo, wigeze ubikora? Ntabwo nigeze mbikora. Ko umuntu amenya ingaruka z'ikintu ari uko yagikoze, yamenye ute ko ari bibi. Wamenye ute ko ari bibi? Akabazo mubajije we kakana wazo kanengetse. Njye naho ni ngo bikoze aho sindimo. Ariko ku bashiti banjye nagendaga mbibona. Ariko njye ntabwo ndimo. N'ubu ni mu mbabarire iwacu sino, ni muri ba bandi wowe nawe. Ntabwo tuba muri izi karitsiye. Ntabwo niyo muri izi karitsiye. Uba ntabwo utuye muri izi karitsiye. None se bazi ubwire, ariko ntekereza yuko ari byiza gukundana ni bo. Gukundana ni bo. So rero nimba gukundana ni byiza, ni byiza no gusangira ibyishimo biva mu rukundo. Ni byiza cyangwa ntabwo ari byiza? Ni byiza waragejeje igihe. Donc ndashaka kumenyerera icyo gihe ni ikihe? Igihe umuntu aba yumva akwiriye kugeza ku buryo avuga ngo nkwiriye gutangira gusangira urukundo n'ibyishimo cyangwa n'inyungu ziri mu rukundo, ni ryari? njye mba numva ari igihe ufite imyaka y'ubukure. Imyaka y'ubukure 21, 16, ingahe? 22. Amategeko y'u Rwanda twemera ko umuntu ufite 21 aba ari mukuru, aba yakuze. Niyo 21 urimo kuvuga cyangwa n'ibindi? Ikintu nabivugaho, iyo wakuze nyine ugutangiye kugira umuntu wiyumvamo. Ikibazo se nyine ko abana dufite barimo gushyugumbwa muri 17 kandi mwaranabirwaniye, maze ubwo mwashyugumbwaga. Wakundana n'umuntu imyaka wakundana n'umuntu imyaka ingahe? Kuva ku myaka 17 kugera kuri 21 harimo imyaka 4.
iyo myaka ine mukabana gutyo gusa uri marayika se uri wese ni ikivejuru twari tukiri abana ubu barakuze byumva se twari tukiri abana ndimo ndavugira na bariya bari hanze wowe ntabwo byakubayeho iyo ngiyo uri kuvuga iyihe turi gukundana nyine biraho biraho bisanzwe yo kwinjoyinga byo kwijoyinga mugahora mukarya pizza mugahora mugasangira bombo n'ibyo kamugurira uturaha ndetse abanyeshuri bagira amafaranga yakubura kugura ibiraha ntabwo yagura ayo ngayo agatike baguha mu gatondo agatike se urasagura ndabizi ntabwo nsagura urambeshye nagendaga n'amaguru rero impamvu nakubajije ibyo ngibyo nari ndimo nganisha ku kwibaza ngo mbese ibyo bintu ntibishobora kuzaba intandaro yo gutangira kumva yuko hari ibikomere wagiye uhuramo mu buzima ukiri muto kandi rimwe na rimwe ari wowe wabyijyanyemo kuko ufite uburenganzira bwo gutangira gukunda ufite uburenganzira bwo gutangira kugira gute kuvuga ngo ntabwo mbigiyemo kuko hari abakobwa babijyamo hari n'abakobwa batabijyamo bagategereza iyo myaka urimo kuvuga hari abo twaganiriye ejo bundi hari abo twaganiriye arambwira ati ngiye mfite imyaka 22 ariko nta na rimwe jyewe nigeze nkundana nta na rimwe nzakundana n'umuntu tuzagira gute tuzabana rero ashobora kuba hari ibyo yirinze cyangwa se ibyo bikomere yirinze cyangwa se yirinze kuzarwana n'umusore nk'uko byakubayeho na mugenzi wawe mupfa umusore kurwana na mugenzi wawe mupfa umusore ese ibyo bintu ntabwo ushobora kuba ibikomere kandi ari wowe wabyijyanyemo ese iyo wabyijyanyemo ubivamo gute bishobora kuba ibikomere ariko twe ntabwo byageze aho byaba ibikomere kuko ntabwo twigeze turwana twaramuhamagaye aradukiranura ariko ku bandi njya mbyumva abasore nimubahamagare babakiranura ku ishuri barwanye bapfuye abasore havamo ibikomere byafata umuntu nyine ibintu urimo kumbwira urimo urambwira nk'aho ibyo bintu atari ukuri cyangwa utabihagazeho urumva ushobora kuba mwaratimbaguranye harya twararwanyira ushobora kuba mwararwanyira cyane nicyo ndimo kubona ndimo ndabona mwararwanye hahandi ahubwo mwenda guterana n'ibyuma nagiye muri guseka iki arimo arambwira ngo arimo aravuga ngo ntabwo barwanye akandi kanya nkoranya twararwanyira arimo aragaragara nk'aho batimbaguranye none nawe ngutesite umwana bamufashe y'ibyo 5 baramufata bamukubita ngo wibye amafaranga wapitse ko nagiye kwigura umugati muri farumasi none mbona nawe ngo ariko twararwanyira ese buri ari kuvuga oya icyo namaze kubona namaze gutahura oya arimo arashaka kuvuga kudashaka kwerekana yuko yarwanye kandi ibyo bibaho mu buzima mwaratimbaguranye rero hano hanze dufite abana benshi bari muri school bakiri muri school cyangwa se babyita ngo school love niko mbyumva ngira nibyo ngo ni school love cyangwa ni love school arabizi bera nawe dukoso tubwire babyita ngo ni love school ni school love ni what babyita ngo rwa rukundo nyine rw'abo bana babwita ngo ngo ntabyo ziba ajya bati buriya nibyo cyane ntabwo ari byo ariko se nyine nawe ko mbizi ari byo urimo waba wabivuze oya kangoza umutumirwa wawe yaje ari imbere ya kamera bikamunanira akaba ngiye mbishobora buriya hari impamvu yanze ko bivuga ariko umenya yuko aba bakobwa ari abari umenya yuko ari abari b'u Rwanda none se nimba ari abari none njyewe ndi umujyambere abakobwa hari ibintu byinshi batavuga babandi ngo bafite umutima hari ibintu byinshi batavuga icyo ni ikiganiro inside my heart babandi bafite umutima bakiri abari batari
batari batari iki batari barwana n'abandi bakobwa barimo gupfa abagabo. Hari ikindi se? ngo harya yega nzakagenda Umubyeyi Serine, uyu munsi se bimeze bite? Imyaka warayigejeje? Waranayirengeje? bo narayirengeje, Mm. narakuze muri make. Warakuze. Wow. Uyu munsi warakuze, ibintu ni sawa. sawa Wemerewe gukunda no gukundwa. nemerewe gukunda no gukundwa. ese ubu mbishakara ko nanjye menya numva nakuze, Ariko se ubundi wahesheje amaso umugisha hanyuma ugacaho. ariko baravuga ngo nturare utabivuze. Atangiye kwiririmba ibirenge. Hesha amaso umugisha wicireho ureke abana b'abandi. Kameje umugisha amaso Eh, abasaza bagira ute Abasaza nyine bakoresha ikofi. Ubu rero urabyemerewe. nemerewe gukundana. Urumva demande zatangiye gutangwa, ahubwo niba uri buze gusubiriza kuri kamera sibizi. Ntabwo wasubiriza. turahurira Wabyumvishije ukuntu nyuma ya kamera bayimushimiye. bashimiye. Aha, ibyo bisobanuye yuko witeguye no kugira gute no gusangira ibyishimo mu rukundo. Witeguye no gusangira ibyishimo bikomoka ku rukundo. Urabyiteguye? Kuko imyaka yageze. imyaka mvuga yageze, ngejeje nyine igihe cyo gukundana, nanjye nkahitamo nkashaka umugabo. Donc igihe kirageze. Uyu munsi urumva ureze. oya ntabwo neze, ibyo ngibyo niho byivugiye kuri njye rwose. Oya, ngagejeje igihe ngo kandi birashoboka yuko none se iyo umuntu ngagejeje igihe ntacyo biba bitwaye. Ntacyo biba bitwaye. So rero ndagira ngo abakurikiranye ikiganiro nta yindi mpamvu twazanye tumirwa Serine, umukobwa muto ukiri mutoya. Tuba tugira ngo tubereke ko tuganira n'abantu ingeri zose, abakobwa, abakuze, abasore, bose tuzagenda tuganira nabo kandi tugende dukora ku mpande zose. Birashoboka ko yaba afite ibikomere, atubwiye kamwe kuko yatubwiye byinshi. Yatubwiye igikomere gishingiye ku kuba hari inzira imwe yaciyemo arwana cyangwa se agirana ibibazo na mugenzi we, ariko biranashoboka yuko hari ibindi bikomere byinshi yaba yarahuye nabyo mu buzima. Iyi ni part 1 cyangwa se ni ikiganiro cya mbere dukoranye, kandi tuzakomeza gukorana n'ibindi. Hari ibyo adashaka kuvuga nonaha, ashaka kubanza kubona ukuntu yabyigaho neza ngo abategurire show yayindi. Ikibazo nuko mbona burimo buramwirana ariko ntacyo bitwaye. Arashaka kubategurira show azagaruka. Tukubite show. Arashaka kuzabakubita show. Naturarike. Hanyuma bene nkamwe nyine urungano rwawe ngo muratumiwe. Abakiri mu mashuri muratumiwe, abakiri abakobwa, abana batoya, abasore mu kigero ureba reba urungano baratumiwe mu kanya tukabyemera n'ubishaka da, kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Ikiganiro ni Inside My Heart, Ringa TV Show. Subscribe ntimuyibagirwe, like and share, comment, ibintu byose ntimubyibagirwe. Hanyuma turi kumwe kandi na Zebra Boutique Hotel nk'uko nakomeje kubibabwira, cyangwa se maze igihe mbibabwira. Iyi ni Zebra Boutique Hotel mu Kiyovu. Mwahagana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Serine, tuzongera tukubone. Tuzakubona cyane isaha n'isaha cyane. Gira icyo ubwira urubyiruko cyangwa urungano rwawe no ku magambo wabonye Kabera yavuze, nyine uvugaho nyine utubwire. urubyiruko ikintu nababwira, twambare twikwije. Ubutaha uzagaruka utubwira kwambara kwikwije ngo ni gute? Ubutaha ninjye uzagaruka babambariye mini.
noneho bakora neza bandebereho bakora neza bandebereho ubutaha ni njye niwe zagukamera hasi ubutaha babirebe ubantu uzabikora utazaneza bisi ntabwo musengana uragira ngo uneze kabera noneho namucikira kabera igihugu arakifashe aragifite rwose none se ikibazo ntabwo ari kabera ndagira ngo mubyumve ikibazo si we ahubwo ikibazo reka turebe ikibazo aho kiri muri make yarababangamiye oya none se ndagira ngo turebe ikibazo aho kiri twe kureba ikibazo aho kitari ikibazo ni kabera cyangwa ikibazo ni imyambarire idahwitse aba arimo kuvuga oya ikibazo ni imyambarire idahwitse ndagira ngo n'abadukurikiye babyumve ikibazo ni imyambarire ntabwo ikibazo ari inde hari abayobozi bashinzwe kugira gute kuko imyambarire yanyu yangiza abasore kuko yaba ari we yaba ari n'ubundi n'abandi bose babivuga ubutaha tuzaganira njye ndi smart nambaye neza wambaye neza rwose turabona wikwije nubwo burimo kwira ariko turabona wikwije rwose nta kibazo bose bakurebereho mundebereho ariko iyo shati ntabwo imeze nk'aya yindi yavugaga ari we iyi shati hari igihe nanjye nzayikubitamo yonyine umenye yuko rimwe na rimwe umenye yuko uyu munsi wa none itegeko harirahana hari itegeko riharira ibihana njyewe nitinyira itegeko uzi yuko atari munsi y'imyaka 2 ejo bundi wa mukobwa kwambara ishati munsi y'imyaka 2 oya ntabwo ari kwambara ishati ni ukwambara unajya nambara isengeri ngiye ngo batazamfata ni ukwambara ubusa muri rubanda ni ukwambara ubusa muri public ariko rero urimo kubangamira nyine bakora biriya akantu benshi nayo bene ku gisimedi basanze bahagenzure bajyeyo kunabonye ahishe buriya abayobozi baraba babireba ababishinzwe ntabwo bikwiye ko twakwambika ubusa kuri icyo kintu nanjye nakigarukaho ndi umukobwa nyine nanjye iyo myaka nayinyuzemo ariko ntabwo nigeze niyambika ubusa nambara bikwiriye ariko waragerageje ngerageza kwambara bikwiriye kuko nicyo kigaragaza umukobwa tugomba nyine guhisha ubwambure bwacu kugira ngo abantu nyine batatubona ushobora kumbona wankunze wavuga ati se uriya mukobwa se ko yabinyeretse byose mushatse ubu nazabona iki tugomba kwambara neza by the way twikwije kwambara neza wikwije kuri wowe ni nka gute ni ukwambara imyenda nyine itakugaragaza cyangwa iriya y'ibirahure birirwa bavuga kwambara wikwije ariko uriya mukobwa yari yatwitse gutwika se yikanze ari muri Amerika turi yari yatwitse warabibonye ntabwo yagotwa njyewe ntabwo nabibonye njya byumva gusa ujya ubyumva gusa cyangwa ujya ubireba kuri social media burasengera ese kuri wowe social media burasagira agacuka wumva burase ndayigira ese nayigira ariko nshaka kuzayigura ari nabonye acomeka agafone hariya ka iPhone kariya ni agatiye ese kuri wowe social media ni iki ikumariye iki cyangwa yakumarira iki kamaro ukorera njye social media uko nyumva mba numva ko ari imbuga nyine ukoresha kugira ngo urebe amakuru agezweho ibyamamare bigezweho ibintu bigezweho amakuru ari kubera hirya no hino utazi njye nuko mba ndi kumva social media ishobora kuba hari ikintu yakumarira mu buzima bwawe yakimarira cyane hari icyo yigeze ikumarira nyine ntabwo navuga ngo hari icyo hari byinshi tuyigiraho tuyigiraho ibintu byinshi tuboneraho ibintu byinshi ibintu nk'ibyo ubwo rero ifite akamaro urungano mu ngana benshi barakoresha social media kandi nibwo buryo bworoshye cyane bwa communication no guhuza abantu mu buryo bwihuse bahuriraho n'ibintu byinshi bitandukanye ariko buri muntu wese ahitamo ibyo yifuza bitewe n'amarangamutima ye amarangamutima yawe akuganisha ku kihe gice kuko hari ibice byinshi bigaragara kuri social media wowe amarangamutima yawe akwerekeza he njye amarangamutima yanjye iyo ngiye kuri social media
mba ngiye kwireberaho udufilime Mm. dushyashya, Mm. mba ngiye kwireberaho uturirimbo, Mm. amakuru agezweho, Mm. ibyamamare, Mm. abahanzi, Mm. ibintu nk'ibyo. Entertainment. akaririmbo ukunda se nk'ubu muri iyi minsi ni akarira Kashi ndabizi ndabizi uru ni urubyiruko akaririmbo karimo karabikora rwose Karya ngo ni akandi. ka elementi Element Ele. turimo gato se ahaha Ijwi rye kuririmba ngo yaritaye mu rugo. yaritaye mu rugo ubu uzaryitwaje zaza narishyize mu mufuka, Iryo kuririmba ngo yaritaye mu rugo ntabwo hari. zaza nahogoje nariye amagi menshi, mana we nzabaririmbira muzumirwa. So abakunzi rero b'ikiganiro inside my heart kuri Ringa TV show ndagira ngo mbabwire ko urubyiruko rwinshi, abakobwa benshi dufite, abasore benshi dufite, cyangwa se isi turimo kugenderamo hari igice kinini cyubakiye kuri social media kubera ko irimo kugira byinshi yakora. Amahitamo yawe niyo azatuma uyikoresha nk'uko ubyifuza, ikakugirira umumaro cyangwa ntikugirire umumaro. Gusa ndagira ngo mbabwire ko guhitamo neza ntacyo wabinganya nacyo. Iyo uhisemo kuyikoresha neza ikubyarira umusaruro, kubera yuko hari abana benshi uyu munsi turi muri vakanse, abana benshi bari mu biruhuko, ariko ashobora kwitwara neza yakoresha social media akaza kuhakura platform nini ishobora kumwinjiza mu buzima no gutegura ubuzima bw'ejo hazaza cyane rwose. rero reka mwe gufokasinga cyane ku gice kimwe cya entertainment gusa, kwishimisha, kubona ibintu bibashimishije gusa, donc ngo karabaye ngo mwumve yuko ari byo byonyine bikwiriye. Hari n'ibindi abantu ushobora kujyaho ugakuraho n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ushobora kujyaho ugakuraho ubuhamya, ukareba ubuhamya bw'abandi, umwe donc experience mu buzima umuntu yaciyemo ikaba yaramukuye ku rwego rumwe ikamugeza ku rundi. Celine rero nawe ubutaha azadusangiza experience ikomeye, ndabizi irahari, yayinganirije, anatwereke sample cyangwa se atwereke ibyo yigira kuri social media, cyangwa se atwereke n'amahirwe yahakuye, kuko ndabizi arahari yahakuye uyu munsi wa none arimo kumugirira umumaro. Rero ikiganiro nakagaruka, ciao ciao, bye bye. Yari Bye inside bye. my heart Yari kuri Ringa TV show. inside my Subscribe. heart. Don't forget Enjoy weekend. and subscribe.